twaha abantu muri rubaga imikino nayahe kubareyo cyane cyane ndetse na Police FC. Iyo havuzwa amakuru tujya mu bintu nka bitatu gusa tugahita tutegura nyine iya nyamukandagira no tuganira ejo tuzagirira umwanya. Icyambere wamenya nuko zombi zatsinze match zazo zibanza za championnat. Rayon Sport murabyibuka yitsindiye Kiyovu ibitego 2-0. Hanyuma equipe ya Police FC nayo yahindutse uyu mwaka itsinda Rutsiro 2-1. Zombi rero zaratsinze, iyo ni inkuru nziza ubwo kuko nta match nyinshi zari zakinwa. Bagiye gushaka win ya kabiri. Hanyuma match zeruka guza ya makipe yombi ufatira kuri eshanu nizo zibarika neza, zo ziba zigaragaza ko ikipe yahagaze muri ibyo bihe. Rayon Sport ibasha Police cyane kuko rero yatsinze Police match enye, Police itsinda match imwe. Police yatsinze rero icyo gihe ibitego 4-2. Ndabyibuka umusore yitwa Mugisha Didier Taichi yarameze nabi cyane muri icyo gihe aryana. Bayitsinda 4-2 ariko bayiruka gutsinda Rayon Sport 2023 hari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Urumva? Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport icyo gihe nibwo yari ifite wa munyakenya wawe Paul Were. Harakazina wari waramwise Paul Were w'Imoso. Uramwibuka akazina wari waramuhimbye intare mu rurimi rwabo. Intare tubanyigiye ibintu byose mamyibuka we tubanyigiye ibintu byose wavuze mamyibuka. Paul Were Shutiya w'Imoso mu winga ndamubona. Teye ubwo. Hanyuma ikindi cyaro cyatsinzwe na Iseno ariko ndakumenyesha ko kuva icyo gihe match enye zeruka Rayon Sport yakubise Police 2-1, irongera itsinda none 2-1, iragaruka bwa gatatu itsinda 2-0. Match eruka ya nyuma yabahuje Rayon Sport yatsinze Police igitego 1-0 hari ku itariki 11 z'ukwa gatanu 2025 uyu mwaka turimo. Igitego cyatsinzwe na Fiston Ishimwe umunota 66 cy'umutwe ndabyibuka undeshye cross bari bateye Gardien Rukundo yanabonye karita tukura ku munota 83. Rayon Sport yari muri kurso gushaka igikombe. Banavuga ko iyo match ngo batsinze bari bavuze ati turakijyanye birarangiye. Sinza ahantu baje kunyererera imbere gato ya Sabugesera n'ahandi nyamukandagira ibinyuze mu kayira kabisa iravuga iti kuva mfashe umwanya wa mbere tuzahurira ahandi anyways andi makuru rero wamenya kuri Murera ariko ikintu afande ka munuga rwose chairman wa Police agomba kugica ibintu abariyo bishyizemo ngo nubwo baba barwaye ngo bameze gute ngo Police ngo ntibashobora fande rwose icyo kintu gice mu bariyo Paul Were amwitaga aba Police ibyo bintu bajya bagereza operations zo guca ibisambo simuza ko bari ari ibisambo byumvikane nabi ariko ibintu byo guca ibintu by'ingeso mbi ikibazo kibabanga nace gisozi nk'abajura ngo muri quartier zano kwa Bayiberi ngo nta muntu uvuga ngo bari yakiriye abantu bose ko gasoko ka Ruhango usa nk'ujya ku munara muri quartier zo kwa Bayiberi ariko tudashaka gukora operations zo guca ibisambo. Icyo gihe batangiye operation bavuze n'abahungu bacu mu gatsa ntabwo waburamo ko byagenda kose ako gasumburutso kabari kuri Police afande chairman ka munuga gace iyo operation niba yize ejo rero Police aperi match irangiye mbere yo kujya gusaka za ndani za pyramide tugiye kujyaho afande namonye yaraje kura match chairman wa Police bari baje ariko abakinnyi ba Police bari bagiye no gukoramo imyitozo ko bakora muri Kigali Pere yego Suje Ben Musa suza n'abakinnyi ba Police barambwira bati amazi si yayandi bati mwabihereye mu cyo biti inkera yabahize mubibona. Abantu bitwa barage bagiye muri saro none yashizemo tentire yabaye nka Neymar bogosha ku ruhande yarameni yamara ubungu muri kamera n'abanyaka video ni ibintu bibiraga afite forme za zindi rage ku buryo ashobora nko kwica yatsinze ibitego birega macero yarutse ateye ubwoba bro ateye Police irakomeye. Police kuri Ben Musa mvuye kubona na Fiston nawe reka ndebeho imyitozo ko Police ifite ikintu cyitwa touche. Ijya twari ku murindi n'ibya bintu mwabonye yana byumvaga kuri radio ko Police ifite passe ko Police yubaka ko Police isohora baro neza bro nagari bya bintu byo gupitua ngo urakijugunya Ben Musa ni hasi Moni Ben Musa ngo yakoze nk'ibyo Adiri yakoze aza muri APR ni hasi kandi zihuta yazanye na Bill Bekarawi ziri hasi ku mwitozo ari hejuru cyane none ngo na Ben Musa
yazanye umuntu ushinzwe fizike ngo niwe mbere mu Rwanda. Mubwira icyo cyo kwihutisha umupira bro, barakora amatushe one touch vuba vuba kandi bihuta, ubona barakonstruiza ukabona biraryoshye. Gusa imyitozo si match, ariko nyine imyitozo reflecting icyo umutoza yifuza muri match. Vraiment ndatekereza ko match iza kuba yihuta kandi turibone polisi. Kamanza nkubwira umutoza wa fitness wa polisi namukunda cyane yitwa Dibok Mohamed kabisa. 11 ba Rayon Sport bashobora kuza rero kuba babanzamo b'abazungu. Ego ngiye kubwira abantu bari muri camp hanyuma mpite ngenda. Twagiye tubyihutemo Haveri. Ngiye kubwira abakinnyi b'abanyamahanga bari muri camp. Abo abanyarwanda bo barahari, nta munezi yani. Pavel Nzira ariyo, Youssou Diagne ariyo, Musore Prince ariyo, Richard Ndayishimiye ariyo, Abedi Bigirimana ariyo, Tony Kitoga ariyo, Tambwe Gloire ariyo, Basane ariyo. Tambwe Gloire Ngongo. Nano mukongomani. Abanyamahanga batari muri camp kuko abanyarwanda bo barahari bose. Nta munyarwanda ufite ikibazo ubu ngubu cy'imvune na Yemera arahari. Nta munyarwanda ufite ikibazo cy'imvune. Basane ko ntamwumvishe. Abatarimo ni Adama, bambwiye bati service zawe kuri match ntizikenewe, genda iruhukire. Sheri bamwe ati iruhukire, Nyamideli barakubonye naruhuke inshuti yawe ko yate nabaruhutse umugongo ni ibibazo arangariye ikintu bararangariye intambara y'abakobwa babiri ngo bapfaga abakinnyi ba Nyamukandajya Shapeli aragoye. Dukomeze reka dukomeze. Akubita umugongo muri nuko twibwirereye. Obita Asmani yaravunitse, we birumvikana, ndetse na Forunganye yaravunitse. Yego abo bakinnyi batanu Adama, Sheli, Kuyate, Asmani Dekumana na Forunganye niyo badahari. Abandi bose muzi muri Rayon Sport barahari b'abanyamahanga, ariko b'abanyamahanga. Abanyarwanda nyine bakomeye bose barahari, ubwo bakabange barahari, ubwo Emery Sari muri camp. Yego muri camp yakize kandi arakingiye mu Dar es Salaam arahari. Emery arahari rwose, arahari. Umuntu wamaye Zandane hamwe tibereye hariya mu Karumuna kwa president, barimo bararya barimo baranywa, tibameze neza, bariyakiriye defete ya Singida barayakiriye. Pavel Nzira yaraganirijwe, president aramubwiye ati ibi bibaho mu mupira, ntuhangayike. Gusa nawe burya byanariza nibyo ntakunze. Pavel Nzira baramubwira ati byagenze bite ko igitego cyagiyemo, ngo sijui ngo lakini nyota yake we abara ko inyenyeri y'umukinnyi warahanganye ngo iremereye kurusha simbyemera ibyo bintu, simbyemera keretse nk'iya Fiston niyo nemera we. So rero Pavel Nzira, Youssou Diagne, Musore, Richard, Abedi Kitoga, Tambwe na Basane, abanyamahanga kongera abanyarwanda bose barahari. Match irakomeye iri saa 12 n'igice Kigali Pele Stadium. Ngo abaguze amatike yo kuri Elmerek match nibe ngo bari buze kwinjira nta kibazo. Yego Rayon Sport aso itangazo. Birasobanutse. Nabonye na match bayihaye Lorisa Patience Fidèle, umusifuzi mpuzamahanga niwe kwiyobora. Ubwo rero urumva ko rwose match yanjye sense wa kane Celestin Nsabimana urumva n'abasifuzi mpuzamahanga. Ubwo byinshi rwose twaza kubiya turi muri match turabagezaho 5-5